Mwiriwe mwese, nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro aho tugiye gusangira ubumenyi ku mwitozo bita umutamenwa. Nitwa Uwitonze Tereza, nkaba ndi clinical psychologist and psychotherapist, nkakorera muri Mental Health Dignity Foundation ikorera hano mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma. Nkuko nari ndi kubibabwira, tugiye kwigira hamwe umwitozo witwa umutamenwa. Akaba ari umwitozo udufasha kongera kugira ububasha bwo gutegeka ibyaduhungabanije bigarukirana. Umwitozo w'umutamenwa. Umutamenwa ni umwitozo ufasha umukiriya kugira ububasha bwo gutegeka ibyamuhungabanyije bigarukirana. Ariko ntibivuga yuko umukiriya atazavurwa. Umukiriya wahungabanijwe n'ibyo yahuye nabyo agomba kuvurwa, ariko uyu mwitozo uramufasha akabika mu gihe runaka ibyamuhungabanije bigarukirana. Uwahungabanye abika mu mutamenwa ibintu bye byamuhungabanyaga bigarukirana kenshi muri we, hanyuma agafata icyemezo ku bwe cyo kubireba cyangwa se kubigarura igihe agiye kubikoresha, kuko ni amateka ye kandi amateka ye ntabwo azayasiba, ntawe ushobora no kuyasiba. Ibihe yahuye nabyo umukiriya arashobora kuyasangiza abandi, aribyo twavuze ngo ashobora kuyagarura akaba yayakoresha, arashobora kuyandika. Ni ukuvuga ngo amateka y'umuntu ni amateka ye, nta gishobora kuyasiba. Ubwonko bwe bwarayanditse, ariko noneho iyo tuvuze ngo yaramuhungabanije, ni ukubera yuko aba yamwatse ububasha bwe, aba yamutwaye ububasha n'imbaraga zo kuyategeka. Umutamenwa rero ni umwitozo ufasha kugira ngo umukiriya ashobore kongera kugira ububasha, yongere kugarura imbaraga ayo mateka ye yamuhungabanije yamutwaye, kongera kwisubiza izo mbaraga no kongera kwisubiza ubwo bubasha, hanyuma amateka ye akayategeka aho kugira ngo yo amutegeke. Uyu mwitozo rero urafasha kongera kwigarurira ububasha, kongera kugira imbaraga zo kubasha gutegeka amateka, kongera gutegeka ibyakubayeho, ibyaguhungabanije aho kugira ngo byo bigutegeke. Kugira ngo umuntu rero ashobore gukora uyu mutamenwa, bisaba, hari intambwe umuntu agomba kunyuramo zitandukanye, arizo zikurikira tugiye gufatanya. Niba witeguye, niba wumva wifuza nawe kwivura ibyaguhungabanyije bigarukirana muri wowe ukoresheje umutamenwa. Yego, izo ntambwe rero ni izi zikurikira. Intambwe ya mbere ni ukubanza kubaka uwo mutamenwa. Intambwe ya kabiri ni ukugena aho uri bushyire urufunguzo umaze gufunga umutamenwa wawe. Ni ukuvuga ngo uragena aho uri bushyire urufunguzo rwawo umaze gufunga. Yego, iyo ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu, ibyo ubika mu mutamenwa wawe. Hanyuma intambwe ya kane ni ugufunga umutamenwa. Niba rero nawe wifuza kwifasha cyangwa se kwivura ibyaguhungabanyije bigarukirana ukoresheje umutamenwa, ndagutumiye ngo uze umwitozo tuwukorane. Tekereza umutamenwa ushobora gufunga. Witegereze neza ubu. Urangana ute? Ukozwe mu ki? Ese ni mu cyuma? Ese ukozwe mu giti? Ese ukozwe mu gipapuro? Ufite irihe bara? Ese ni umukara? Ese ni umweru? Ni umuhondo? Ni icyatsi? Ni ubururu? Umubyimba wawo ungana ute? Urugi rwawo rufungishwa iki? Ese ni ingufuri? Ese ni serire?
niba ari serire wahisemo se, serire yawo ikoze ite? Umutamenwa wawe urawizeye neza? Niba utawizeye neza, ukore neza ku buryo bukunogeye, ugenzure neza icyo ukozemo, umubyimba wawo, serire yawo. Turajya ku ntambwe ya kabiri noneho. Gena aho uri bushyire urufunguzo rwawo umaze gufunga. Ntabwo ari mu nzu ubamo, ntabwo ari munsi y'igitanda uraraho, ntabwo ari aho unyura buri munsi, nta nubwo ari mu mutima wawe. Tekereza ahandi ushobora gushyira urufunguzo rw'umutamenwa wawe numara kuwufunga. Tekereza aho uri buze gushyira urwo rufunguzo numara kuwufunga. Ibyo ubika mu mutamenwa wawe. Intambwe yacu ya gatatu. Niba bikugoye kubika ibyo biguhungabanya mu mutamenwa, ushobora kubihinduramo ibintu bifatika. Niba ari amarangamutima, urugero agahinda, umujinya, urwango, ishyari, isoni, ipfunwe, cyangwa ububabare mu mubiri wawe. Ushobora kubabara umutwe, ushobora kubabara umugongo, ububabare mu mutima, kuribwa mu mutima, gutera cyane k'umutima. Ayo marangamutima ufite n'ubwo bubabare ufite mu mubiri wawe, biha ishusho y'igicu cy'umukara, ishusho y'umuriro, hanyuma gabanya ingano yabyo ku buryo ubishyira mu gakarito, bityo ubishyire mu mutamenwa wawe. Niba ari ibitekerezo, bya bitekerezo bikubangamiye, bibi, bifitanye isano n'ibihe bikomeye wanyuzemo byaguhungabanije, byandike ku rupapuro ukoresheje umuti w'ikaramu utagaragara. Ushyire urwo rupapuro muri envelope, hanyuma ushyire mu mutamenwa wawe. Niba ari amashusho, ushobora kuba ari amashusho afitanye isano n'ibihe wagiye unyuramo, kubona amashusho afitanye isano wenda n'umuntu ugiye kugutema, umuntu se uri kukwirukankana, umuntu ugiye kuguta mu cyobo. Ayo mashusho ufite muri wowe, yagira amafoto, hanyuma ugende ugabanya uburebure bwayo, amabara yayo yakuremo, ureke aho gute ase nawe umuhondo, uyatwikireho impapuro zindi, hanyuma ushyire muri envelope, uyabike mu mutamenwa wawe. Niba ari filime, ishobora kuba ari filime y'ibintu bibi byakubayeho, byaguhungabanije, urugero akaba ari ugufatwa ku ngufu kwawe, cyangwa se gukubitwa n'uwo mwashakanye. Iyo filime ifate nka videwo. Niba ari ngombwa, koresha telekomande ukuremo amabara n'amajwi, uzimye televiziyo yawe, hanyuma ubike videwo yawe mu mutamenwa. Niba ari urusaku rukubangamiye, rufate nka CD cyangwa kasete, gabanya uburemere bw'ijwi ryayo, uyizimye. Zinga kasete yawe cyangwa CD, uyibike mu mutamenwa wawe. Niba ari impumuro, ishobora kuba ari impumuro y'amaraso, ishobora kuba ari impumuro y'imibiri, cyangwa se y'imirambo wari wihishemo, y'imirambo imaze iminsi itangiye kubora. Iyo mpumuro yikwegere mu icupa, hanyuma ufunge icupa n'umufuniko waryo, urishyire mu mutamenwa wawe. Niba ari byo wumva ku rurimi rwawe, urugero ushobora kumva amakakama ya cya gitoki wahekenyaga muri cya gihe utari ufite icyo kurya, uri mu mashyamba, uri mu bihuru, uri mu masaka, biha isura n'ibara ry'icyo ari cyo. Ibyo wumva ku rurimi rwawe biha isura n'ibara ry'icyo ari cyo. Gabanya ingano yacyo, hanyuma ufungire mu icupa rya konfitire, urishyire mu mutamenwa wawe. Tugeze ku ntambwe ya nyuma. Funga umutamenwa wawe. Funga umutamenwa wawe neza, maze ushyire urufunguzo rwawo aho wagennye. Ntabwo ari mu nzu,
uraramo, si munsi y'igitanda uraraho, ntabwo ari aho unyura buri munsi, ntabwo ari mu mutima wawe, ni ahandi hantu. Funga umutamenwa wawe neza, hanyuma ushyire urufunguzo rwawo aho wagennye, numara kurushyirayo urahindukira ugaruke tube kumwe. Uyu ni umwitozo dukora mu bitekerezo. Ndabashimiye rero abashoboye gukorana nanjye uyu umwitozo w'umutamenwa, mbifurije kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe buzira bitubangamira, bigarukirana, cyane mu ndimi z'amahanga tubyita flashback.